nongeye kubashima inshuti za muganga Clement, ndabashoboje mu izina rya Yesu, Imana iduhana umugisha. Kuri uyu munsi rero twe twasuwe n'umukecuru atubwira ibyamubayeho, buryo kiyibwe amafaranga arenga 500,000. Twaramufashije kugira ngo amenye abamutwaye ayo mafaranga, tumuha n'ibimenyetso n'uburyo ki yaza kubabona, ngira ngo nyuma yaho yaje kubona baguze amataci, baguze amagare. Gusa kubera igihe yari yifitiye ibihamya yari afite by'inkweto bari basize mu rugo rwiwe, twasanze yabijugunye, tubura uburyo twakwitabaza inzego z'umutekano kugira ngo zibe zamufasha. Ariko muraza kwiyumvira buryo ki iyo quartier yatuyemo itameze neza, yuzuwemo ibintu by'imyuka mibi, amahembe, amadayimoni, abarozi b'amoko yose, ngira ngo ntabwo ibintu bipfa kuba, rero haba hari impamvu yabiteye. Reka rero dukurikirane video uko yakabaye, uko byatangiye nuko byashoje. Uretse ko byashoje tudashoje neza kubera umuriro wadushiranye muri kamera, ariko ndatekereza inkuru murayumva neza uko byagenze. Nyagasani wenyine kome gusa iyo umuntu areba rero urimo kugenda wifitiye utuntu uratihingikije mu karya ukaba utacisha hagarara upfenya gakondo bakurare bakuka ibintu, ariko niba ari ipombo bazana ukayona urusenda menya ari ipombo, kuko ntabwo byabasha kugeraho mu nzu atari ipombo bashyize ku nzu. ugasanga biruzuye barimo gufite nibyo numva ntabwo bizi niba ari ibibonye, niba ari ibiti iyo niyo bimeze ngo utekereza ko ari guseka abagabo. Mbese baguze amagare, baraguze amagare, amataka, amapantaro, ibintu byinshi n'ababyeyi baraseka. uzi ko bya bintu bikora nazo bamubeshya ikibazo uko bimenye narabimenye se barayampaye ndetse amataka n'amagare n'ibiti byose ngo barabigumanye barabigumanye nyine kubera si mbese ubu ngubu najya kwaka ibintu byagezeho ujya kwa Inusi kandi ubabare ujya ku muyobozi w'umudugudu no gushinzwe umutekano. uvugisha ukuri ndetse nta bihamya ufite. ntabwo bifite gute Si ufite urukweto narajugunye iyo urukweto wajugunye rwo ntiyanyatse ubifite. urarwaye urukweto se warujugunye rero sibyo barabanye ukavugira baransubiza iyo banyuka ugira ngo ntibanteze ubusanga nubanga iyo nkweto wari ufite ugomba kujya kwishinga umutekano no kwa mudugudu, ariko warabamenye n'abahafi. reka bamubyeyi rwose bijya gucika. rero nagiye urumva wagira ngo ni ikintu banteje, nagiye ku isoko nshaka mu masayi umusenga ntabaye wenda ko yarangira n'undi bikora ntacyo yakumara mu masaha kuko se kandi babigaruza bamwe bamwe ko babigaruza abanza kuyakujya batagukoreye ntabwo bayanyara kugira ngo ubone inyatwe cyashaka ko muzahimuke nzahakurwa nande azahagutsinda nzahakurwa nande mugabo ese mukecuru bamwize ukuri ubu wayatwaye uramuzi niyo nkubise amaso agira isoni ni igisore kuri ntabwo ubazi n'umuzamura wagira isoni nyine agira isoni iyo mbonye agira isoni iteka ryose. none se wamurize wakomeje kumugenza urukweto yararutaye z'ubwuru yararutaye urukweto yajugunye se ko ariko rwari bumugire ariko inkweto ni zito abivuga ngo wakomeza kumugenza ukaba amakuru uyafite yarancitse nguyu urukweto urumva ukamenya nyirarwo amara kumumenya ni uriya yarancitse n'urukweto ntabwo yagukunda ntabwo yakunda azi amafaranga arayavuye kuyahingira. ikirere se mubyeyi ko ntakishatse baraguhubitse bamuroga nyine nigakoma kugira ngo harakire. reka nkubwire
biriya bintu barara abantu bamanje kumuroga kuzabakurikirana umva no kuyashyiraho mbonye nk'igendera mbese ko ari kumugaragaro kugira ngo napfuritse no mu byaka mu nzu reka da barashaka byose yari amanitse nimba ashaka kumvisha nkagura kugira ngo amukurike igihe ntamwongere neza cyane asigaye narasaze mbi genda numva n'umurwayi ibyo bameze barabiransaza naguze n'abagome naguze n'akagore kabi k'akagome k'akaruzi na musaza yaracuraguraga niba yarasigaranye ibintu bye simbizi kandi karacyahari ako kagore niba rero kubita hasi akagaraguka kubera ko mari niba bagukorera bagira ngo wimuke asigare ubutaka bwabo n'ubundi babusigarana bubanditseho se byiza barabibara badatawe abarozi ntabwo bari ni ubugome gusa ni ubugome barabukora ariko ntabwo babuze ni ubwa leta yabufata ntahari abana bazi ntibahari barahari se buriya baje babadazaho bari iki gikecuru abana bato babagurira umuheto umunsi umwe ntabwo mwana waba hano nyagakombe barashize nawe nguki hano hakuye umuti rero buriya hariya ubwo nkagurisha uwo muti nakura ko bapakiyemo hari n'amahembe n'ibiki amahembe twayazikuramo bayaranduramo mugabo ntacyo umbwira buriya n'abakiriya iyo bahageze nashatse abakiriya bahaje kabiri cyese niba uhahenda ntahenda gute siko nabo ari hanini wabagura ubu ushaka amangahe ntacyo navuga nabukubwiye se ngo umwe wahaguriye dushaka umukiriya abanyakigali tuborohe nyine none se gitari n'akandi karenga ni igitari gitari irenga urumva wahagurishaga niwe mbwite ni nko mu mugereka n'ubwo ari abagome ni nko mu mujyi imuze kwa Karugarama njye ntinira kwa Karugarama hariya hari umugarama umanuka umugarama mbese umanuka ujya mu buhinzi mu buhinzi ushaka amangahe 50 miliyoni menshi naho ntiyani icyo kintu uri kuzira ntabwo urimo zira gitari rwose hari igihe zahabwa bahaye makeya bahaye makeya wenda bampaye 40 napfa kwemera hanini cyane hamwe n'urutoki keretse nuko nari naragiye hagahingwa n'abandi urasubiye mu Mutara nagiye mu Mutara ngarutse bagiye kuyitanga ngo bayihingire ubuntu ni mu mpingire isambu turapfa ubusa icyo rekoze Mutara kujya mu Mutara Mutara naraharetse bajya wongere wiruke ugenda nyiricyo ngiye subirayo mu Mutara zone neza mubyeyi mu Mutara bazi mpaye nagana he ni Nyagatare bazimiyagana n'uzana Karangazi urumva abantu usuriho barakinishwa baho ni heza Karangazi ni heza yego data we ntabwo ameze nkaho wabayeyo ntabwo ameze nkaho hepfo ari n'umuhogoto yakora Karangazi hariya buriya wituriye hafi y'abakonyine batagukubise inkoni nimba mubaze neza ubirase ni inkoni imwe gusa bakubita inkoni umujura baramufashe baramukubita iyo nkoni aho bayimukubise ntabwo mpazi yarwaye urushwima bati yarwaye urushwima baramuroza bashakisha imiti y'ikinyarwanda naho baramumenye impyiko inzira zamuka ahita apfa ukagira batera inkoni imwe gusa no kwiba mu Mutara utabanjije kubaza neza ariko hari uburozi buranumure mu Mutara wahazi ndamufite mbazi nese ndi kuvura baramubaza amaso mu Mutara ahagana hirya ni muri ako gace za Karangazi yari yari n'ibyumweru bibiri yari yari n'ibyumweru bibiri ariko amaso yarorohewe atararebaga uri umuganga warashageraga umuganga no kwimana amaso ntabwo yarebaga ni narimwe kare bamuze bamugize bamurandase ni umugabo ufite akabari rwose umugabo aba bose bapfuye amaso ni kubaruga amaso ntacyo bitwaye imana izarahanuye ariko si nk'abantu bari bungukamo iki ko nta kintu bungukamo ngo bakirye urica umuntu nturi burya inyama ye ibye nturi bubitware ibintu ni ibiki ko
ni ubugome gusa n'ubwicanyi ubwicanyi ndengakamere noneho nyuma y'intambara aho byabaye agashya abana bose babaye umwe ari mu Mutara mfite babiri undi ari hariya za Bicumbi ya Karere abandi barapfuye ariko noneho baza hano bambanye bati uyu umukecuru waje mutangatange sha mutangatange mpaka rupfuye mu ruberendo yabana amafaranga yabana mu nzira nshama bari ukurenga ibintu gusa ariko ibintu byantereje ariya mafaranga umutsindwa yaje ndi haraguru hasi mukesha ubona amaherezo y'ibiro zizagenda gute kamaze kuba byinshi muri iki gihugu ibirozi nta gushira abantu bagashira kuko tuvura umunsi uraza rwose natari abantu hano ngeze ko naze ejo bundi nari mazi hano ariko ujya ubona uko hano zose baba baryamye hari umudamu undangi abari babona nuko batari bakumenye wese wahoze aha ngaha wowe uhaje vuba reka bakumenye rero ahubwo nutareba nawe neza uraba ufite umuti uzaye kuvuga umuti wa mbere n'Imana yo mu ijuru ngaho none yo mu ijuru kitabera bariya bose ntabwo bambasha ugiye kubitana ahita apfa hari ubitekereza ngo ugiye kubitana agahita apfa nicyo kibazo niko bimeze se niko bimeze n'Imana ko uzakujyana amakuru neza urabizi nabo nasanze bazirikiye kuri iki giti cy'umwembe bafashwe ariko se twebwe kutaduhaye uwo muti ni ukubera iki maze usenga Imana ikwemerere ko ugomba kuwufata yewe data we ntabwo Imana inyanga ahubwo satani yashiye inyuma arashuka manika amafaranga niba uriyo mfurika mu byatsi ntabwo amafaranga yanjye abana si nk'iyo byose nyine satani n'umugome nawe burya yaranze akadodo aranshuka nta kibazo ntawe uri kukureba ndi hariya hafi nta kibazo reka negeke bakubita ikintu ndimo gucuranga radiyo nayo ntiwayijugunya mu musarani yanteye umwaku iyo bakubita bari mu rugo nari guhita amanuka nirukanka ariko nagiye kureba basohoka biruka usigarana urukweto rusigara mu kinana aho bari bamwe niho yabitaye muri babonye nta mwirukankanya umukecuru yirukankana umusore nuko rwego wataye ubundi gihamya wari ugifite ibyo bita igihanga mugabo ndeka inkweto zirasa kandi ubugome ntaho tuzabuhungira keretse ku Mana yamujika twijyaniye imisingire amasayi ngo barashoboye ndabashaka ndarabuja ndavuga ntibandogereye no kudashaka bahuze ngo baboneke oya nawe rwego rutajya kubura hari gufinda ubundi barukoreraho wabikoze agashya amaguru none se iyo ubinkorera ko nari naruzanye cyane maze ko nari nzi ko ugiye kubyita nyine ugafata abajura bawe wapi buriya rero igihe nari nzi kuri burute naho bari guserebura naho basereburiye ntabwo namenya ahari kuko icyambere kandi ni abana kunywa inzoga kwabo ngo basinde cyane simbizi oya ni ibyana by'ibisoni nuko abaye umukecuru baba barafashe n'ibintu bagufutera umugani wawe ariko we bararuhuha niba ari ipamba ariko ntabwo ibyo bintu byapfa kunuka ari ukohereza gusa batongera ntabwo byakunda kuko mbona umva ari ikintu cyose kiri mu nzu kinuka kirusenda kirunuka ariko nk'ubu ndagenda inyuma kugira wewe nkaho nkakumurenyetse none se ko amafaranga bamazeho urampa ku muntu urampa kandi ndebe ko nta kindi kintu mbona umukiriya ni ukuri n'abari pe Wamari nze duteke se njye banyita shefu duteke ndaje agaja ubu urifata ugafata umuti ugahita uryama kwere ugomba kuzaza rero ukivuza ugahangana n'abaruzi
ntazatanga ngase tuvugane umunsi igiye kugenya cyane none se urashaka kugira ngo bigende bite amafaranga rero nyamenye kuguca ufite ukuntu usuzuma umuntu ukabibona aya kurimo ko umeze namenye kuvura ibyo ari byo uzabitanga uze muvure imitsi umva banjoje igisi kuko ukamurya rwaha no baragurisha iyo hegitari nayo bakayarya